Hello, muraho, mumeze mute? Turabashuhuje kuri icano iwacu bikora bite TV, cano twigaho utuntu n'utundi, byaba ari ibimera, byaba ari ibikomoka ku nyamaswa, yaba ari n'amavuta. Ese bino bintu bikora gute mu buzima bwacu bwa buri munsi? Kwiga ni byiza rero, nshobora kuba mfite icyo mbiziho, nawe ufite icyo ubiziho. Ni muri dusangire ubumenyi kuri iyi cano, buriya nubwo wumva tubivuga byose ntabwo tuba tubizi, ni uburyo bwo gusangira ubumenyi. Ese kino giti kimara iki mu buzima bwacu? Hariho abantu bakibona bakagira ngo ni ibintu biri aho. Kino giti ni igiti gikomeye, gikora ibitangaza byinshi, cyifitemo ubumenyi bwinshi, mbese sinzi uko nakivuga. Ni igiti gikora ibintu bitatu hafi bine mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi kirakora pe! Uno muti ni umuti ukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icya mbere, urabona zino ni indabo zacyo, ni umuti ubwacyo. Bino bibona bihagaze, zino ni imbuto arizo ziturukamo amavuta bita amamesa. Kino giti urabona cyo kiracyari kibisi, zino mbuto murazibona ariko zifitemo ubwirinzi. Urabona bino bibabi byabyo ariho dukuramo iyi mikubuzo dukubuza mu rugo, noneho mo imbere ubwacyo nacyo kivamo umutobe cyangwa kikavamo inzoga. N'imizi yacyo ni umuti ukomeye mu buzima. Rero katuganire, hari icyo mbiziho nawe hari icyo ubiziho, ni muri dusangire ubumenyi. Kuri cano iwacu rero nimba ari ubwa mbere dusuye, uzajya ureba hariho n'ibindi biganiro twagiye dushyiraho twiga utuntu n'utundi. Rero twigire. Icya mbere twaheraho rero, kino giti kivamo icyo bita amamesa, ariko kitita ingazi. Ni igiti rero kibitsemo uburinzi bwinshi cyane bukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Izi ndabo mubona inzuki zirabukunda cyane, zikunda kubukoreshamo ubuki, kuko iyo hari indwara zishobora kuza mu buki cyangwa zijye kwica ziriya nzuki, hano bamo ubwirinzi bwacyo, mbese bigira nka protection z'iki, z'aho ziba zibereye mu mivure yazo. Rero ku bantu tugiye kumanza twige kino giti kimaze iki mu buzima bwacu. Kino giti rero ubuzima bwacu ikintu kimaze, duhereye kuri aya mababi yabyo ariho dukura iyi mikubuzo dukura, Kiswahili tunaitaka mifagio. Mfagio wake ni mfagio kupambana na vitu vingi na vitu vya mapepo mashetani, lakini leo tutativu vitu bidogo bidogo. Rero kuri cano y'iwacu bikora bite, bino bintu ubona, iyi mikubuzo ariho dukura iyi mikubuzo, ku bantu bakora icyo bita amaduka. Abantu bafite amaduka n'abantu bafite ibintu, nujya ukubuza uyu mukubuzo ukabona utangiye gushira, kugenda kwa kundi ugashira ugasanga hasigaye nk'uduti nyine byaragiye ukubura, igenda usaza, kwa kandi gashaje, uramenye ntukajya upfa kukajugunya ahantu ubonye. Kariya kantu gashaje, kuko kariya kantu gashaje iyo bamaze kugatoragura bari abagizi ba nabi, baragenda bakagatwika, bamara kugatwika bakavangamo n'ibindi, noneho bakaza bagatera muri rya duka ryawe. Uko ka kantu kagenda ukabonaga uko ukora bigenda bisaza, nawe ni iduka ryawe cyangwa bizinesi yawe cyangwa uruganda rwawe bigenda gute? Bigenda biyonga. Icya mbere uba ufitemo amafaranga.
bufitemo ugashora bikanga. Rimwe na rimwe ibimenyetso bitatu bikwereka ko iduka ryawe cyangwa bizinesi yawe iri guhomba. Icya mbere, uzabika amafaranga, ahantu wayabitse nucuruza utekereze ko wungutse amafaranga afatika, ariko nujya kubara uzasanga ibyo watekerezaga hari amafaranga uri kugenda ubura. Ikindi, niba wacuzaga nka miliyoni 3, 4 ku munsi cyangwa 2,500 bitewe na bizinesi yawe uko ingana, ukabona abakiriya baragenda bagabanyuka bagenda, ujye umenya ko bizinesi yawe iri muri risiki. Kubera kuri ka kantu gatoya wagiye ukapfa kujugunya aho ubonye ukavuga ngo karashaje, kariya iyo gashaje uragenda ukakabika mu nzu ahantu katananyagirwa ahubwo. Rero uyu mufagiyo niho biriya byose bituruka dukunda gukoresha tugira gute dukuramo imikubuzo. Ikindi, uriya mukubuzo ni umuti ukomeye cyane iyo ari ahantu ubona utapfa gutambuka kandi ufite ikibazo gikomeye, ufata kariya gakubuzo ukavunaho gatoya ugashyira nko mu mufuka. Iyo uriye nk'ikinyabiziga ugiye ukajugunya hasi ukavuga ngo ngiye urugendo ruhire, rwa rugendo ugiyemo byanga bikunda ibintu byawe bicamo. Iyo bidaciyemo baguha gahunda y'igihe uzagaruka. Umufagiyo ni uko, ariko umufagiyo ukora ibintu byinshi. Rero ibi by'impingazi, iyo ari umuntu wakuzonze akakuzonga buri munsi niwe warozwe, buri munsi ni weho warozwe. Bino bimeze nk'ibirabo, bino by'ibirabo mubona, bino uragenda ukabifata n'amashwangara, bino bishwangara, ariko ntiwibagirwe imbuto zibamo hano imbere, ibyo bita imingereti. Imingereti ni akabuto kabamo imbere k'umweru. Genda ubitwikire iwawe, numara kubitwika imyuka mibi yashize mu rugo rwawe, yaba ari ibyo yahuheraga bizasubira kwa nyirabyo. Kino giti kiratangaje, menya nzakivugaho nk'ibice 2 cyangwa 3. Turacyavuga icyiza cyabyo n'uburyo gikora n'ibyo birwanya. Rero kino ururabo rwabyo iyo ubifashe ukabitwika nko mu nzu, ku bantu bafite n'ububani, buno bubani biba byiza cyane. Iyo umaze kubitwika rero wa mwotsi wirukana bya bintu byirukanaga muri parafo, bikiruka cyane ukumva nk'inzu iratigise kugira ngo nk'inzoka yinjiyemo. Uyu muti uba mwiza ku bantu bafite icyo kibazo. Uyu muti mubona cyangwa iyi ngazi mubona hariho ibintu bimeze, urabona nk'ibintu bimeze nk'imizi yabyo biri ku mpande, bino biri ku mpande. Uyu nawo ni umuti wo kwivura ku bantu bakunda kwishwatagura. Twizemo imiti mikeya, ariko n'uyu nayo ni umuti, ariko ugakoresha amavuta y'amamesa, ku mavuta bita kapitambele, atari ya mavuta bashamo ibintu utapfa kumenya, ya mavuta OG. Igihe ugiye kuyakoresha rero uzayateka abira birinduke, namara kubirinduka uzabone kuyashira, uzabitwikane n'ibi ngibi, bino bimeze nk'imigozi iri inyuma yabyo, ucukure n'umuzi wabyo 2 cyangwa 3 cyangwa 4, nurangiza ubitwikane. Kwa bantu bikwatagura ukagira ngo si uruheri, si amahumane, uyu muti rero uzagufasha muri ibyo bintu. Amavuta yabyo rero, iyo abantu bakunda guteka amavuta yabyo barabizi cyane.
Bino bikunda kuba ahantu henshi hatandukanye, Kongo nayo bibayo, Uganda, Burundi, njye mvuga ibyo nzi neza. Hano kwa kundi bamara guteka amavuta, bya bindi bakamuyemo amavuta, biriya urabitwika, wamara kubitwika ivu ryabyo bivura ubutegano, ibihuherano, ibyo bateze mu rugo, bya bindi batongera bikaza bisanga abantu mu rugo. Rero uyu muti urakomeye, ariko iyo ubifatanyije na mingereti, twa tubuto tw'imbere tuvamo ni bino bibuto mubona mo imbere mu urubuto rw'umweru, ni rwo ndi kuvuga. Warangiza ukabitwikana na bingibi tuba twakuyemo amavuta, birabavura indwara iyo ari yo yose ituruka ku myuka mibi iyo ari yo yose. Abantu rero babyegereye Dawa Njoyiri. Uyu muti rero ukora ibintu byinshi. Amavuta rero yabyo avamo amasabune, zino sabune, ariko cyane cyane bwa buto bw'umweru bw'imbere, ibyo bita ngo ni gifura. Amavuta ariko aratangaje pe, ahubwo bantu kuki mutayakoresha? Aya mavuta akamaro k'amamesa rero mu buzima busanzwe bwacu bwa buri munsi, iyo akoreshejwe neza aba meza mu buzima, ariko iyo akoreshejwe nabi nayo ntabwo aba byiza. Icya mbere, aya mavuta ni amavuta meza orojinari, atavangiyemo n'ibindi bintu. Iyo bavangiyemo ibindi bifu usanga biteza ibibazo, bishobora kuguteza kudahumeka neza k'umubiri, ushobora kubamo nk'ibintu bimeze nk'ibisinizite, kubera ko bya bintu by'ibifu baba bakuvanye. Ariko iyo ubonye amavuta orojinari yayo rero, tega amatwi wiyumvire. Amavuta orojinari y'amamesa agutera icyo bita kutiheba cyane, ukumva nk'urugero, ushobora nko kuba wicaye wariye wanyweye ntawagututse, ariko ukumva muri wowe ufitemo agahinda gakomeye, ukumva ufitemo akababaro katazi aho katurutse. Ariko iyo uriye amamesa watetse neza akatura, warangiza ugashyiramo urupapuro ukareba nimba yabaye umweru, wa rupapuro ushyizemo ukabona rwabaye umweru, ayo mavuta aba meza mu kuvura umutima uremerewe, ukumva wa mutima rimwe na rimwe ukumva urimo uranadiha, ukadiha. Aya mavuta y'amamesa rero avura ibyo bintu n'agahinda gakabije, ukumva umuntu afite agahinda mu mutima atazi mbese icyabiteye, ukumva nyine urababaye kandi nta n'uwagututse pe. Rero aya mavuta akunda gukora, ushobora no kuyateka mu birayi, ushobora kuyateka mu gitoki, ushobora no kuyafata ukajya unayisigaho ariko watetse neza. Uyu muti nabonye ugerageza mu kwivura ibyo ngibyo. Uyu mavuta y'amamesa ikindi akunda kuvura, abantu bakunda kuribwa nko mu mavi cyangwa abantu bakabyimba nko mu mavi, yari amavuta aba meza. Iyo ufite umuti wo kwisiga ukavangiramo ukajya unakubaho, byaba na rimwe ushobora no kujya uyateka ukajya uniriraho. Yari amavuta ni meza mu buzima busanzwe. Amavuta y'amamesa ku bantu bacuruza, iyo ufite nk'akantu ucuruza buriya ese ni ngombwa kumubwira, uzakunda ikiganiro azambwire. Ku bantu bakunda gucuruza hari uburyo uyakoresha uvanzemo n'akandi kamwe mu gukingira bizinesi yawe kandi ukabura n'abakiriya pe. Ariko amavuta we Mana koko, mbo twikomereze rero. Ndabona ifite ibice byinshi, ndi kubona harimo ibice byinshi, ariko uko tuzagenda twiga ngiye kuzabagezaho ikindi gice cya kabiri cy'aya mavuta. Na kino giti sitwize imizi ntabwo twayizeho. Amavuta nabonye harimo ibintu byinshi byo kwiga, ariko tuno duke nabonye tuzafashanya no kwiga. Ikindi, aya mavuta iyo uyakoresheje neza
bantu bakuvuga ngo umuntu yariye amavuta ngo cyane ngo ashobora kurwara umwijima, ahubwo aya mavuta siko ashobora no kukurinda ibintu bijyanye n'ibi bimeze nk'ibikanseri byadutse muri kino gihe. Zino kanseri z'intererano ariko cyane cyane zino kansa z'intererano, hariho kansa oji na kansa y'intererano. Ndaje nzabasobanurira ibyo ngibyo, kino giti nugikurikirana kizahindura amateka y'ubuzima n'ibibazo bahuraga nabyo rimwe na rimwe hano hanze. Rero ndabakunda bakunzi bacu aho muherereye hose, ndabakunda, ngomba kujya mbagezaho utuntu n'utundi mujye mumbwira icyo mbaganirizaho, kuko ibimera turi kumwe nabyo hano mu buzima turimo ni byiza kuri twebwe, ni ibisubizo byacu kuri twebwe. Mbabwira uburyo kino giti kivamo umutobe cyangwa inzoga, kuko byose ni uko Imana yabikoze. Twaje tubisanga ku isi ariko ntabwo dusobanukiwe nabyo. Murakoze cyane, Imana ibarinde.